Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye ahangaha kuri akawunti yacu. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bitanu wakwirinda igihe uri mu mihango. Bana natwe. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda igihe uri mu mihango ni stress. Stress itera imihindagurikire y'imisemburo bigatuma imihango iza ibabaza. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda igihe uri mu mihango ni ikawa, soda, umunyu mwinshi. Ibi bintu uko ari bitatu bituma umura wiyegeranya ukikanya bikongera ububabare. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda igihe uri mu mihango ni imyenda ifashe cyane. Hari abantu bibwira ko kwambara amakora afashe cyane mu gihe bari mu mihango aribwo biri bugire icyo bibamarira, ariko kiriya gihe uba uri gutuma amaraso adatembera neza. Kwa kundi amaraso ari gutembera nabi, ibi ngibi bituma ububabare bwiyongera. Ikintu cya kane ni ukwambara padi igihe kirekire. Nyamuneka jya ugerageza uhindure byibuze hagati y'amasaha 3 cyangwa 4 uhindure padi. Akenshi ibi ngibi utinze guhindura biteza umunuko, bishobora guteza utuntu tw'uduheri ahantu runaka, cyangwa se bikaba byaguteza n'izindi ndwara runaka zizandurira hariya mu myanya ndangagitsina, kuko uko utwo tuntu tuhatinda hari amabagiteri aba hari, ya mabagiteri akaba yaguteza n'ama-infection yo mu nkari. Ikintu cya gatanu ni ukutanywa amazi. Ugasanga umuntu kuko ari mu mihango yumva afite n'ububabare akareka kunywa amazi. Jya wibuka ko icyo gihe uba wihemukiye cyane, kuko umubiri uragenda ukumagara. Ibyo nabyo rero kuba umubiri uri no gushakisha aho ukura amazi yo kwifashisha, nabyo biteza ububabare. Nyamuneka nimba ukunda ibiganiro byacu bivuga ku buzima, ukomeze ubane natwe, ukomeze udukurikire, ukomeze wige, uzarushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza. Dufolowinga wowe utaradufolowinga, ukomeze wunguke ubumenyi, ukomeze wumve byinshi bivuga ku buzima. Usibye kuba dukora ibiganiro ahangaha, dufite na channel tubinyuzaho. Uwakumva bishoboye yaza dusangayo. Channel yitwa Miss Theoni, mu kiganiro Rengera Ubuzima, ukaza ukarushaho kumva byinshi.